Ingingo dukomereze mu makuru ajyanye n'umutekano tubabwire ko polisi y'u Rwanda ivuga ko irimo guhugura abakozi bo mu bigo bitandukanye ibya leta ndetse n'ibyigenga uko bazimya inkongi y'umuriro kugira ngo babashe kuyikumira itarakwirakwira. Hari rero abaganiriye na Radio TV10 bavuga ko bahorana za kizimya moto mu ngo ndetse no mu kazi ariko ugasanga batazi kuzikoresha kubera ko ku buryo ngo iyo bahuye n'inkongi usanga bibagora. Ibindi kuri iyi nkuru na Ntambaraga. Muri uyu mwaka hari inkongi z'umuriro nini zagiye zibasira ahantu hakora abantu benshi. Urugero rw'inkongi y'umuriro iheruka nibasiye agaciro ka Gisozi mu mujyi wa Kigali. Hari umusore wo mu kigero cy'imyaka 30 utuye mu mujyi wa Kigali wabwiye Radio TV10 kwakorera hari kizimyamwoto ariko akaba atazi kwikoresha ku buryo inkongi y'umuriro ishobora kwaduka aho kuyizimya agahunga. Kizimyamwoto tubana nazo ntago tuzi kuzikoresha no kuzibona ziri aho ngaho ziramanitse mu mazu rimwe na rimwe inkongi ishobora kuba ariko ntitumenye n'uburyo ki twabyitwararikamo cyangwa twayizimya twifashishije kizimyamwoto. Mu gushaka igisubizo kuri iki kibazo polisi y'u Rwanda igaragaza ko irimo kwigisha abakozi mu bigo bitandukanye bifite aho bihuriye n'ibinyabiziga cyangwa se ahakora abantu benshi uko bazimya inkongi y'umuriro. Abakozi bo mu kigo gitanga ikoranabuhanga mu mamodoka Speed Governor Sato Rwanda bari mu bahuguwe na polisi uko bazimya inkongi y'umuriro mu gihe yadutse. Aba ntabwo bari bazi uko bashobora kwirwanaho cyangwa se no kurwana ku bandi ariko kuri ubu baravuga ko bafite ubushobozi bwo kuzimya inkongi y'umuriro. Duhuguwe turi timu nini, twari abakozi bagera muri 45. Ndakeka ko duturuka mu miryango itandukanye, turagenda dusangize abandi banyamuryango bacu cyangwa nabo dukorana nabo duhuye nabo bose tubabwira uburyo ibikoresho byo kuzimya umuriro bikoreshwamo kugira ngo ejo nejo bundi n'uburi no mu rugo uri umumama utetse umuriro ukakuzamuka na wari utetse ugomba kumenya uburyo ki ugomba guhita uzimya uwo muriro. Nk'ubu batwigishije uburyo umuntu azimya umuriro icyerekezo aba ahagazemo. Batubwiye ko iyo umuriro umuyaga uri guhuha umuriro ujyana mu cyerekezo runaka atari uhagarara ariko mu by'ukuri ngewe nari kuzagifata nkagenda nkazimya ntitaye tekinike yo kuzimya. Kandi batumenyesheje ko iyo ugiye guhagarara aho umuyaga ujya uba uri guhangana n'ikibatsi ariko ntabwo buri kuzimya umuriro ngo bya bintu biri gushya ubizimye. Urumva namenye tekinike yaho mpera nzimya umuriro. Hagiye habaye inkongi mpari ndetse n'ibikoresho even bya bidahari bihagije. Twabonye ko hari uburyo butandukanye buri natirere bwo kwirinda inkongi. Hari ubwo gukoresha umucanga, hari uburyo wakoreshamo amazi ndetse na biriya byabugenewe by'ama fire extinguisher mwabonye n'ama fire cover. Yego. Ubwo n'uwango mu gihe hatari ibyo bikoresho umuntu yakoresha amazi se cyangwa umucanga cyangwa n'ikindi kiringiti akaba yagitosa akagikoresha azimya. Rimwe na rimwe mu bice bitandukanye hari ibinyabiziga byibasirwa n'inkongi y'umuriro ku buryo hari bikonkoka bigashya bikarangira byabuze ubutabazi. Umuyobozi muri iki kigo gitanga serivisi za Speed Governor Bwana Nkurunziza Samuel avuga ko bafite ubushobozi bwo kuzajya batabara ahari ibinyabiziga byibasiwe n'inkongi y'umuriro. Ni ukuvuga ngo izo modoka hari igihe tujya twumva ngo habaye impanuka, iyo mpanuka iba yazamo inkongi. Haramutse habaye impanuka hakazamo inkongi ubwo duhita twintervena mu buryo bwihuse duhita tujya gutanga support. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzira Weraris avuga ko bafashe gahunda yo kuzajya bahugura abakozi bo mu bigo kugira ngo bajye bafasha ahibasiwe n'inkongi y'umuriro. Ariko ko tuba tunavuga ko ubumenyi bahawe barabujyana no mu ngo aho batuye. Abantu barabigisha. Ikindi hari n'abagana kuri polisi bakandikira polisi bayisaba kubahugura. Ni kenshi tugira abantu badusanga Kacyiru ku cyicaro cy'ishami rya polisi rishinzwe kurwanya inkongi n'umuriro, inkongi z'umuriro ndetse no gutanga ubutabazi, bagahabwa ubumenyi butandukanye uburyo abantu bagomba kwirinda inkongi n'uko bakoresha ibikoresho byo kuyirwanya. Polisi y'igihugu igaragaza ko yafashe ingamba zo kwigisha n'abaturage kwirinda inkongi z'umuriro ndetse n'uburyo bashobora kwirwanaho bakoresheje kizimyamwoto.